tugiye kwiga. Uri umunsi tubiri muri bawutizi bategura umukino witwa amahitamo meza. Amahitamo meza. N'abatindiye mukurikirana umukino. Nanjye nkunda uburyo nshimaniza bigatuma umushinga w'urukundo ugenda waguka. Niyo mpamvu nanjye ngomba kujya mwimarira. Sure. Sheri, thank you. Thank you so much. Ahubwo mufitiye story rero. Ejo bundi muri Amerika muri leta ya California. Kuko suzi ko umushinga dukora utunganya ibijyanye n'imirasire y'izuba. Ubwo ngubwo rero batutwara mu mahugurwa baratubajije bati se ni ikihe kintu cyakubutira izuba kuri iyi si? Umugabo mandakike ndavuga si ndahaguruka mu nama mu ruhame vuge ngo telefona niundutira izuba nyumaho ariko mu mutima nari nashize nawe. Erega ufite inzobe nini ya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Sheri, oya ntabwo njye rwose cyanzanye ni ukukunezeza. None njye sinzi icyuzi cyatuma mukuru kuko ubona ku nzira yanyemereye mu byanjye byose yamba hafi na mu mutima. Sheri, ahubwo hano mfite tuzina dutanu. Hari Shushure, hari Mon Bebe, hari Sweetheart, hari Honey, hari Kipenzi. Nakaye kazina wahitamo. Sheri rero njyewe ugomba kunyita Sweetheart. Icyo mukundira umusiriza. Sweetheart. Oh la. Sweetheart bose nakazina ke. Karanshimishije cyane. Sheri. Mu by'ukuri mufitiye na surprise. Sheri nawe surprise zawe ntabwo zijya zishira. Oya, si surprise zirakurambiye kandi. Oya Sheri urumva narambirwa koko. Hano ni $100. Ni igihumbi cy'idolari. Sure. Kwamba ni igihumbi cy'idolari. Irebe. Wow, Sheri. Sheri, thank you. Ariko ati yambirobi yuzuye. Sheri, ntukaje bishima si uzishima bashunge igihe n'iki. Sure. I'm sure. Oya Sheri. Ntukishime. Erega utuntu toto. Kuri jewe. Umuntu yaskola. No. Muri Amerika. Sheri ndabiswa amafaranga iwawe. Sheri, aho urabona turanishi. Turananiwe. Byarenze yuko tujya kuruhuka kuko bambaye akamesaje yuko inkoko yatunganye asamaki salade ugenda ufite n'ikijana. Sheri n'ubundi nari nshonje pe. Oya ntugire ikibazo. Turi kumwe nanzara. Turi kumwe. Kanzara Sheri. Mazi kubita kabisa anga. ntago wakinze.
ariko soso niba ibyo ukora byose bigera ku nkunda ntacyo utakoze wanditse ku nkunda nanjye ntacyo ntakoze buri ko ndamukunda wavuze buragira utubabaza nk'iyo wifata ukaniranya na bwa bukobwa bw'amafuti budafite ikintu na kimwe keve reba ndi umukobwa uri smart ikindi kiza kuri ibyo ngibyo mfite amafaranga mfite imodoka mfite n'ifu ese wabaho nawe bigenze gute soso ibyo byose uvuga amafaranga uvuga ntacyo byamarira harimo n'umukunzi wanjye Debora mukunda uko ari uko yaba ameze kose yaba akennye yaba akize biramuhagije soso amafaranga ubwira tuyafite nta byishimo by'impa cyangwa imariki okay keve basi ngusaba ikintu kimwe gusa icyo nsaba ariko tutaha basi ndakwinginze mbabarira umwere niyo nagihuta gukomokaho ugahita wihorera twatangiye tuganira neza muri nta kibazo ufite ugize ihungabana kano kanya ntahungabana basi niba ufite no kuba kumara kuntera indago nzaguzabona udashobora umwana oya amafaranga ndayifitiye umwana nzamurera niba unashaka nawe ndaguhereza amafaranga ariko mbabarira umwere soso Debora tumara imyaka 3 mu bitaro sindamusaba n'icyo niba ko turyamana hanyuma wowe ko turyamana ko soso icyo cyasi nagikora keve urabikora ntabwo ubikora unsatsi wanjye munsi yanjye none no kubahiriza ku itegeko ntacyo nshaka ntabyo ngiye gukuramo imyenda mvuge ko ufashe ku ngufu umunwa ni uwawe imyenda ni iyawe ariko umenye soso uyu mukobwa aje wanjyanga niwe wizanye sinamuhamagaye none se niba yizanye ntibigaragara cyangwa ariko mubabwire kama ndabyuka soso siwowe zanye wanjye tuzamubwire kama ndabyuka tujya kuri polisi basanga aramukozeho cyangwa kiba ibyo ko polisi nije mu bibazo cyangwa ugomba kurenganura ibahanga wasi wowe mugabura nawe mureka gatiro kiba none muri iki je ntabwo ndaki ndageze kero soso aho ngira impamvu utajyayo kama tuzamubwire soso icyo ushaka urakibona tujye kuri polisi vuba nyamara turagenda tugende mama leta nyine muretse gatumubwire ngaho vuga ko mvura ngavuga n'ibiki nyine ntabwo mfashe ku ngeke ndamukunda ariko mana ngo ntabwo mufasha ubwo ashaka kugira ngo umuvuge imyaka 25 yose gusa koko mbega umukobwa washaka kishwa washikuru washaka kama ugize neza mwa karibu Debora waboneza muzaza mutunzi
Na Yesu na nyina. Aho sheri nawe nukabe gutyo nosubaye. Maze wahe. Se. Shwa. Urakoze. Agakanzu dukweto. Tebora. Wasi urukaniwe no. Sunguki. Turime gusara. Oh ya sheri nanje jubile kanze ruke sendi kuja. Gaho dore tunazungurutse. Nawe bikorere. Oh ya sheri nabo sunguruka mbabaje. Ukona wahindutse. Nani utse sibisa. Hakumeze neza. Ya, sineza ndashima Imana, nizere ko nawe umeze neza. Guhumura. Bisanzwe. Oya ni bisanzwe mbere. Siko tugereka gashinga. Ahubwo kefe. Ikintu nashaka kukubwira. Gira guteza amatwi rwose. Nyine. Urauka no kabiko manze mukeke. Tebora. Zikora n'ibintu bitasheri ukayita shusube. Kamutaye kwa magana kwa Kevin ashaka ko ngamugureho byagenze. None se ke bisizina cyane. Kaboko ko. Uko ndi kumva nyine. Kabangana. Kabangana urari cyane. Teza amatwi mukunzi gahubwe nta kibazo. Keve kinzanye hano rero kugira kubwira. Urabona nkuko wabivuze ukimurika amaso urabona ko nahindutse nyine. Biragaragara. Asa neza agakanzu keza ukweto tweza ishanete isuko n'ibindi byinshi nayo biboneye. Mani ko gitangaza muri cyumweru. Nibyo bitangaza Imana iri gukora rero. Nashaka kukubwira urukundo rwanjye nawe rube ruhagaze. Ese kumusariza bize ko wahita wagarika urukundo rwanjye nawe. Ahubwo nsobanukiwe neza. Kefe uvere niyo mpamvu rero niyo nje hano kukubwira. Urabona nawe umuntu mwiza ushimbuye muremure usikurira umukobware ikirenze muri icyo ngicyo ni ku diaspora. Noneho ibaze ko azanjyana muri Amerika wose uzanjyana. Mwana wambwira uzanjyana. Tebora. Uteza amatwi ariko Imyaka tumaranye dukundana. Imisozi twaciyemo. Tebora. Izi bitambo natanze ngo dukomeze dukundane ko. warakoze pe ndagushimira cyane. Tebora. Kubwira ko nari muri type yawe. Aba diaspora bafite amafaranga n'ibyo sandikanye. Bibagije imyaka 3 wize kaminuza. Wishyurira ntabwo kwitaho ngo Tebora. Keve urabyivugira. You are not my type. Neza kutari type yanjye. So what? Nitege zirashya n'abapangu ubukwe burapfa. Rero kuba natandukana nawe. Nta birenze bimwe. Kandi Keve ibyo ngibyo nibyo byangenza. Erega twaba n'ababeso. Ntabwo twaba abanzi ngo nuko dutandukanye. Tebora. Kugeza ko nifuza ko babeso wawe. Keve ibyo byo byari bizanye hano ukomeze witeho nshuti yanjye sibyo? Wite. Witeho. Tebora. urimo nakubwira amakuru yose nkeneye kuri iki gihe. Uribuka wa mukobwa bita Shina? Voilà uwo bita Shina. Umwe twazanye mu ndege arimo amana kucyuya akora mu gatekerezo. Uwo urakoze. Ikibazo cy'amafaranga se? Amafaranga
uyu mukobwa ni mwiza cyane mbega umukobwa we ubwo rero turasubira niko Debora uba nazo mfite zo kwinjira umuhungu Debora s'il vous plaît twumvikane ntabwo ufite uburenganzira bwo kwinjira muri hoteli ngo yishyure amafaranga nyuma yo kumva yuko uri gushaka abandi bakobwa ugiye kuntura umushinga yego Debora twumvikane n'ubundi nta n'ibishyikirano mfite nawe Henga ingine itera bwaki wowe se ingine itera bwaki ese sheri byagenze ute koko nawe yibutse Adezu Debora Henga nabonye umukobwa mwiza ufite uburanga ushinguye muremure ikirusha ibyo ngibyo byose akurusha na nyashi Debora utongera kunyita sheri Debora erega ntabwo ndi kuri type yawe ntabwo turi ku rwego amaboko ataresha ntarabuka njye ntabwo mvugana n'icakara abantu b'icakara feke oya no sinzi impamvu utumva amaboko ataresha ntarabukanye ntabikubwiye njye nta mishyikirano nagiranye nawe ubu tuvugana inzira wanyuzemo urayizi reba hari imbere reba imbere inzira wanyuzemo urayizi tumuka ugeze
bavandimwe inshuti z'umuryango iteraniye hano kubw'urupfu rw'umuvandimwe wacu Debora wiyamuye ubuzima. Gusa hari baba twasanze yanditse urwandiko agira ati babyeyi banjye basabye imbabazi, nsabye imbabazi uwari umukunzi wanjye Kevin narutishije ubutunzi. Rubyiruko bavandimwe, ndagira ngo mugire urukundo nyarukundo, mureke gukunda ibintu uko nakunze ibintu nirengagiza uwo wankundaga. Wirukira ubukire ukabura umukunzi uri kuzakugeza ku iherezo ryiza. Mumenye gukunda urukundo nyarwo. Iyi baruwa yanditse nk'uko mubibona nyine mwabonye ko yiyakubwiye. bakunzi b'ikinamico